Okay guys, ngo hayi ikaze kuri channel yanjye ya Tutekeke. Nizere ko umeze neza kandi wamaze no gukora subscribe kuri channel yacu ya Tutekeke. Nkuko bisanzwe no platform tw'uburyo wagenda ukorera amafaranga online, nta bintu bigoye, ukoreshe telefone yawe nta n'ikindi kintu wowe ukoresheje. Nkuko bisanzwe rero iyi ngiyi ni platform nshyashya yasohotse, ngiye gukora ku buryo ikugwamo nawe uze kugakora. Nkuko bisanzwe ngira ngo urabona aha ngaha mbere ushyiramo nimero yawe ya telefone uri kuri 07 ugashyiramo password. Minimum ya password igomba kuba ari imibare 3. Aha ngaha nukanda kuri link nasize muri comment ya mbere, urasanga muri fera code yanjye uhita ubona bonus ya 1k. Urabona bonus y'igihumbi, kugira ngo utangire iyi business baguhereza igihumbi nicyo utangirana muri business. Ngiye gukwereka uburyo gakoramo nawe ubashe kuba wagakora. Nkuko bisanzwe numara kwiyandikisha urahita winjira muri account yawe, urakanda sign in. Kwa ko je mfite mu account ndakanda sign in, hanyuma ninjire muri account yanjye. Okay guys, ngira ngo urabona yuko kimara kwinjira muri ntuza yawe, urabona yuko ngo bari kuvuga ati welcome, kuvuga ngo welcome to Maxvest, niko i business yitwa. Kuvuga ati WhatsApp iri available, ubu ngubu ushaka wahita ujoininga, hanyuma nibyo bari kukubwira yuko ariko bimeze. Dore na email yabo kugira ngo bemere yuko iyi company ntago ari nka za zindi za scam irimo gukora. Wowe winjire muri group yabo gusa urahita ubibona neza cyane. Leta nkanda okay, imara kwinjiramo nkaza ngakanda ahangaha, ngakanda ahangaha, nkahita nza ngakanda hano, nkahita nza ngakanda hano aha hambere, ngira ngo urahabona neza cyane. Aka ka kabiri niko uri buze gukandaho. Kimara kugakandaho urahita ubona ama product arimo. Dore nk'iyi product niba warakoze OKP, iyi ngiyi ni guci. Dore nk'iyi product ngira ngo urayibona, urabona yuko izaba expired kuri 21. Iyi product ntabwo izaba igihari kandi igura ibihumbi 4,200 niyo igura. Hanyuma ukabona totality ya 5,460. Nyuma y'iminsi ngahe, nyuma y'iminsi 3 hita ubikura 5,400. Wowe uhita usanga yanditse kuri account yawe. Noneho iyi bonus baguha, iyi bonus hano hejuru uri kubona, iyi ngiyi baguha, iyi ngiyi yaha y'igihumbi, ntago uhita uyibikura ako kanya, ahubwo wowe igufasha kugura product. Niba iyi ngiyi ari 4,200, ubwo wowe urakora recharge ya 3,200 kugira ngo yuzure 4,200 uhite ugura iyi product. Nuko iyi ntuza imeze. Hanyuma twebwe turete twizira hano kuri MV hano hasi, twite dukora recharge. Turete dukora recharge. Harimo ama product agiye atandukanye, ngira ngo urayabona. Hari ama product y'8, ibihumbi 10 yo ubona product ya 12 niyo uhabwa mu minsi 6. Ukumva ntago ari inyungu iri hejuru cyane, gusa wagakora kuko karizewe cyane kuri 3,200 byawe. Noneho wowe urahita ukanda hano kuri deposit. Numara gukanda hano kuri deposit, baraguhereza ibintu bimeze gutya, nibyo ngiye kugusobanurira hanyuma nabyuzuza. Urabona yuko hano ahangaha hariho bari kukubwira yuko ugomba gukora recharge amount. Na amount y'amafaranga ushaka gushyiramo, turashyiramo 3,200. Urabona yuko minimum yo gukora ntuza ni 2,200, niyo minimum yo kugira. Hanyuma hasi uhitamo MTN cyangwa Airtel ugiye gukoresha ukohereza amafaranga. Hano ugashyiramo nimero yigiye kohereza amafaranga. Hanyuma hano ugashyiramo amazina gabaruye kuri iyo nimero yohereje amafaranga. Ahangaha reka dushyiremo nimero, tubyitemo Airtel. Tuza dushyiremo nimero yacu ya Airtel, shyiremo n'amazina yibaruye, duhite dukanda continue. Tukimara gukanda continue urabona ko biri guprocessinga. Ahangaha
urabona yuko bari kutubwira ngo tugiye kohereza amafaranga kuri iyi nimero. Iyi ngiyi ni iya Jean Claude, urebe ko amazina ye yibaruyeho, bakaguhereza na nimero yawe telefone. Hanyuma izi ni step y'uko urazigenda kuvuga ati ngo kopiya pin namba nimero ugiye koherezaho amafaranga, bita woherezaho 3200. Nuko nguko ibintu bikozwe. Kane urategereza approved yawe iraba mu saha imwe cyangwa amasaha 24 gusa, bita byihuta nako kanya. Hanyuma iyo wamaze kuyashyiraho bovore tuza ukanda hano kuri product. Iyo umaze gukanda hano kuri product yawe ahangaha, ngira ngo urabona yuko uhita uza ugakanda ukagura product. Dutegereze yuko amafaranga agera kuri account yanjye mbereke ukuntu wagura product. Okay guys, ngira ngo urabona yuko bidatinze ya mafaranga yacu ahise agera kuri account. Tanzania kandi hano ngura product. Nimara kwakanda ngira ngo urabona yuko deposit yanjye yamaze kuhagera. Ndahita nkande hano, ngira ngo urabona yuko yamaze kuba analog. Ikimara gushiraho amafaranga ubundi hita iba analog. Wowe nurenza amafaranga yo kudepositinga amafaranga yawe arakomeza kuri dispose, bizaba ngombwa yuko none wongera kugira ngo ufungure indi. Ahubwo wowe wajya ubara, niba ugiye kugura 8 ugashiraho 7, ugashiraho 7 kubera ko baba baragushiriraho 1000 cya bonus. Okay guys, ngira ngo urabona yuko ku munsi nzajya mbonaho inyungu ya 420 nyuma y'iminsi 3. Nzahita nzanga kuri balance yanjye hano kuri withdraw hariho aya 5430 bite nyabikura direct. Nzakora video yuko nyabikuye mugashoremo aka kameze neza nta kibazo rwose, mwagashoramo mukagakora.